Mwiriwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Iyi ni Asheri TV show, nizere ko mumeze neza, nanjye ndumva meze neza, kandi nutameze neza ndamusabira ku Mana ngo ibyo ari gucamo Imana imworohereze, nimba ari indwara yimukize, ibyo nabifuriza bya mbere, kuko Imana nyine nta kintu na kimwe idakemura, byose irabikemura. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku nkuru y'ukuntu telefone zaje mu Rwanda n'umuntu waba warazizanye n'uburyo mbere byabaga byifashe. Mu myaka yo hambere, mbere ko telefone zigera mu Rwanda, kugira ngo babashe wenda gukominikana n'abandi bantu, bafataga amabara nyine bakayohereza, cyangwa se bagakoresha intumwa, cyangwa se n'ubundi buryo bwari buhari bwa gakondo. Magana 920 n'igihumbi 1930, ubwo Ababiligi ngo bashakaga kuba bakominikana n'abandi bakoranaga bo mu tundi turere, wenda nk'i Kigali, Butare, ahantu nk'aho. Nibwo nyine bashatse nyine uburyo bakoresha ngo bajye babasha gutumanaho nyine bimworoheye. Amatelefone ya mbere yari manini cyane ku buryo yabaga ari mu biro by'ubutegetsi cyangwa se ibindi bigo bikomeye. Kugira ngo yohereze abayobozi nyine itumanaho ryo mu bayobozi, niyo muntu wa mbere wayizanye mu Rwanda. Ntizari telefone za buri muntu wese, ahubwo zari telefone za leta ndetse n'ibigo. Urumva ko icyo gihe mbere byari bigoye, keretse nyine ubwo abayobozi bashaka gutumanaho nabwo ku bintu nyine bijyanye n'ubuyobozi cyane cyane, aho ubundi telefone zari zitaraza cyane ku buryo bavuga ngo nk'ubu ngubu nyine ukuntu bimeze. Ariko nyuma y'imyaka, telefone nibwo zagendaga ziyongera buhoro buhoro, ariko kugeza mu myaka za 1990 nibwo telefone zatangiye kuboneka ku buryo nyine abantu navuga ngo benshi nyine babaga bazifite. Mu 1998, kampani ya mbere yitwa Rwandatel yatangiye gutanga serivisi za telefone rusange. Nyuma haje MTN na Airtel bigira uruhare rukomeye mu gusakaza telefone mu gihugu hose. Ubu ngubu muri iyi minsi, telefone ni igikoresho gikenerwa mu buzima bwa buri munsi bwacu, ariko mbere yaho yatangiye nk'igikoresho cya leta. Mwakoze cyane. Uyu munsi twari turi kuvuga uburyo telefone yaje mu Rwanda n'umuntu wayizanye bwa mbere, kugira ngo ifashe itumanaho n'iterambere muri rusange. Kuko nk'uyu munsi iyo turebye uburyo amatelefone adufashamo, tuhita tubona ko hari umusanzu munini kandi watanze nyine mu iterambere
ry'Abanyarwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange. Mwakoze cyane kudukurikirana, umuntu wese witanze akumva ibintu byose ni inkunga yaduteye, kandi ni ukugira ngo tunamenye ngo se mbere byagenze gute. Tuzajya tugenda tubabwira nyine ibyabayeho mbere, ni amateka niko nabyita, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ntabwo ari ibyo byonyine. Rero mukore subscribe, musharinge inshuti zanyu kugira ngo nazo zibashe no kubimenya, na komenti mutubwire mushobora gukora iki ngiki, nacyo nta kibazo twakibakorera. Murakoze cyane, bye, nawe utaha mu yindi video.